Oh, ni wowe. Wow! How are you? It's okay. Bitese. Inshallah, makuru. Okay. Ni karibu. Mr. Amakuru y'ibintu se. Urebye ni fresh na bito. Nawe murakomeye. Na bikabisa. Wisubishyira mu bikorwa uramusuye kweli. Mwese nayifunga kuzariza ndabakunda. Sorry? Umbishe neza. Oh. Okay. Buriya se overdose ushaka? Ntawe nari. Oh, sure. Yeah. How? Okay. Nta kibazo kabisa. Kambike kano kabage wenda nze tuganire nawe mubwiye azana gusuhuza nta kibazo. Narinjiye ariko ndaba ndetse tuganire. Buretse. Sa nta kibazo. Wewe overdose. Ufite umushyitsi mwana ari. Nari. Yala. Meze biteze? Ni kweli mama. Wewe Susan? Ni cyane. No bambire mutindi. Wana nibe. Haruze neza ariko. Ni kweli mama, none se. Sha fresh na jina ari kabisa. Kumva nayo wanyu hatuje cyane abaye. Burugo se shino ko umuvandimwe yaragiye mu kazi. Ariko nibisanzwe wanga uratuje kabisa. Uratuje byatari. Hansi ndana hatuje rero ngiye. Ntakundana watuje. Twene twibara no twikundira. None se shadiye ndiko mbona nazi wagwana. Dieme shadiye ntabwo nzi byahubwo se ukira aho ngaho. Yuzana na Jojo ariko biki. Karakanura kemera se. Just ntabwo nkemera nyine tu akora ukuntu nyine mbona we na brother kumva nyine just hari ukuntu karanyibondetse nyine oya ibya Jojo reka tubireke ahubwo nuza DM cha DM mbona nazi ziwe mbona tuje yipoye kandi ramwana ndakwemera we ikibazo ni ikintu cyo kumva we DM nazi gukinira just nje DM nazi gukina kumva mukabeke mukababashira just nyine ukuntu mbibona kumva DM mbona DM ukunda kandi DM ibyo ntago yabyikoze ibyo ngibyo kweli ahubwo cyagiye tuvuye ari iwanyu gukora machine kumva just twaraje hano stay tatuzibazo ibibazo byinshi kumva ikintu ashakaga kumva nagira ngo just umfashe kumva umfashe ushaka urwo wabonesha niba amafaranga kumva tukuntu twishyura inzu weze za DM yaze gufasha nawe zigukina den mukundana sawa nari bashaka ngari nene inzu tamo tuyisha 2,500 tuyisha 2,500 kandi tukatumazumanamo amezi 2 ubwo ni 500 ni 500 zayanyishyura ariko ngiye umva ngiye kugufasha ngiye gukina izo ngizo za DM kumva mukundana kandi babo no mwikuraho atanarwo nagukunda nanasatima bagufite bo mwikuraho ngiye nazi gukinira kumva ngakundana nyine nene kumva we iby'inzu nuko tubyanzuye sibyo ahubwo se ubwo ngo nakantu umuntu ajya kuza kumanda umuntu akamwe hano masaha se amasaha umuntu akamwa gacupa kabisa umuntu akamwa no masaha agusinga DM mbonye nasinze noneho wapi ahubwo wowe nagukaraga akagenda ukitamo we nere ntacyo we yamereze inzu ndaza kunywa agacupa muritije nta kibazo n'ibanga bikugoye kabisa ubundi wowe nkurunywa mane shabire ko umuntu adafite akazi mana ari umushomeri icupa niyo rya mbere je kugukuwa ngo idombe 20 idombe 20 okay ngari kamubwire rero bori renze pesa amafaranga nanje mukaraga cyane pesa iki amafaranga mukaraga cyane ariko nere kuko wajuje mu yoko ubuse mwatse amafaranga yo kwishyura inzu mwatse amafaranga yo kumucupa ko ariko mfite amafaranga koko shawana ntabwo wayabura ushatse wazana amafaranga mukaraga cyane cyane nabonye mu rugo se kweri imana ibiduteraga n'ibibura ekese wagiye kutubabaza ko ubu nyine mwatse amafaranga ko mfite amafaranga ahubwo werekanwe kumva nyine ikintu nashakiraga nuza Jojo mfite abatipe kumva bafite amafaranga nabahuza no batipe biko bafite amafaranga kumva tukibonana na tukamafaranga wabaho sha tukabona umufuka wabaho aho ngaho none ugize ubwenge ahubwo bazajya baduha amafaranga ngaho noneho urumva urebye buriya dore nyine uramanuka ese Overdose mbona utakiri umushyitsi vipi
agiye kugenda n'ubundi agiye kugenda ngo afite ikibazo ngo cya Jojo ngo ya mashini ibintu nk'ibyo ngibyo twaganiraga. Okay, sana rero none. Yes. Ariko nari nashye. Oh, ikibazo se nari bibaye nyine tuzagaruka kudusura. Ashaka ko wamobe. Sure. Cyane. Biragufasha iki so? Nyine washobora kubitazi cyo gufasha uko nyine ntashaka. Icyo bitwaye. Come on. Bye. Namerekeza. Overdose nakurenzera ntacyo uzagaruka kudusura vuba. Adiye. Yes. Cyane ko kizamu sister badusuye. Mugeje hari imbere kabisa. Afata yakamuto. None Shani fresh to. So mu sister kutamutereta mama. Asimana nakubwiye ngo iki bro. Ngiye bwana nabonaga ibintu hango uri kwigira mwana. Mugana ko ntabwo mwitayeho. Ariko Overdose Ngenda kumva. Ugiye buka yuko uriya mukobwa turi wenyine man uri mu gihugu kandi wibuke ko afite n'abavandimwe bro. Ngiye byo nari kuvuga abavandimwe ni bikima uriya mu baby afite ibice cyo cyane cyane mbere sibyo afite amafaranga. Baby akabazo kose ngiye mubwiye arakanyemurira. Uriya mu baby ukukiri kumwanga. Agufasha gukemura ibibazo byawe man. Oya just ni kurwa mukundanye mvano ufite n'amahirwe mukundanye nayo yajya gufasha yajya gusupport. Nagura mu baby wazeshura ibisuko. Nagura mu baby wazakira gusohokana ngo abuze amafaranga man. Nase bro reka mubaze. Uzabaho utunzwe n'amafaranga abakobwa kugeza ryari. Just ntabwo tucyatse kuvuga. Ntabwo tucyatse kuvuga. Nyira kuntu umuntu abafite abashiri bamugora. Ura mu baby ntabwo yakugora. Reka baby ni umwana w'umubakire ni umwana mwiza nari ryiwe man ura mu sister mujyana n'umugore. Reka Overdose baranakubara kubeshya man. Mu sister tumeze nka kuri abapi nje nago reka. Wapi? Ngiye gukomeza mwatira umukobwa man sinze gusa nyine just afite n'umuvandimwe ariko bro ntabwo ari shyashya ntabwo yoroshye kabisa sinzi kwamushobora. Man ngiye nakubwiye ngo sibyo umuntu umeze kuri just urumva n'umuvandimwe bose ni kimwe nyine tu. Ngiye man ntabwo natungwa n'abakobwa man bro. Ngiye nzakora man nzakora mu maboko mufuka nkore man nitunge bro sibyo we kora man kandi bira bintu ushaka kuzakugiraho ingaruka man kandi bitari kera man. Windura ibitekerezo brother. Ariko ubwiye ngaruka man njye kamubaza ikibazo ninjizange ku kwezi man icyo si ikibazo sibyo kurwa umusista gw'amafaranga kanyago njizange ku kwezi man reka mubwire man sibyo ibi bintu bizakugiraho ingaruka nushaka ubireke man ntago ari sawa tu. Wanze umusista ufite amafaranga uramwanze wanze na mukuru uramwanze usushaka iki koko mbije ngiye nakubwiye ngo nzahorana nakubwira ko nazigera nungwa n'amafaranga y'abakobwa bro sibyo kandi nawe inama ndi kukugira ni ukureka amafaranga y'abakobwa bro ugakura amaboko mu mufuka man ugakora sibyo man ugakora tu. Shangiye kamubwiza ukuri ngiye gukomeza nkwinginga umunani mwinginga umuntu izikimanisha. Jojo Shamu yagize ko twagenda ku ishuri ko amasaha yageze. Yarangije kwitegura uko rero aracyarya. Ngo rero twigendere rero sinzi ibyanyu. Mbase ngiye gukomeza mwatiye man ibintu udashaka sibyo bro gumana man gumange nakuna gukomeza mubwira ngo utama mukobwa umukundu utabishaka gumana bro gumana. Sha jana boro za man sibyo se. Je man nakubwiye ko sinzigera bro iyo mistake nyikora sibyo se. Buni twigendereze nanzo tubyuka. Suri yasigaye ameze ati niba nzabibwira abantu ntabwo bizi icyo twigendera ku ishuri. None tuzange bazijyanye inyuma. Tugende n'amasaha yageze. Ntumbwire ko ari wa mukobwa ugarutse ngo ninere. Wewe Overdose. Ntabwo nazabivamo kabisa. Ari. Oh, go on my people. Imeze bituse. Fresh simani. Wallahi we.
mbese man bro urifata man ukajya hanze none dukora amadolari bro nici ya Tanzania ni ngwima sana insazi ibyo ndabizi wallahi kabisa sha karibu rero nyine tu merci urisanga bro Ewan kabisa wisanzure bro sha bro sura ni heza cyane yanyira kuriye rwose sha umva nyine tuba twahuje imbaraga nk'abahungu tukabyorganiza tukabishyira ku murongo neza tu kabisa amakuru amakuru ni meza biragenda gake gake pole sha ndabibona kabisa Tanzania byaraguhiriye Tanzania bari bisaza ariko bigeraho bikemera gake gake Ewan kabisa harya ni amashiringi uri nayo kabisa gake pole pole ibuka turi mu ishuri ariko just bira twize nibyo wakomeje gukora se oya naragiye mpita nigira mu bya business ndacuruza nyine pesa zikaza pole pole ariko turaza yawana ngiye nikomereje muri computer nyine to ndi kubikurikirana kuri none se Diemerci yes brother wa mutipe Overdose we bimeze bitakora iki muri iyi minsi Neriva muri fone nyine kuvugana nawe. Muri fone wanjije mvugane nawe. Ntago wumva? Bundi uranyika telefone ko iki. Bundi se nicyo ushaka kumbwira gitumya. Nakubwiye uva muri fone mvugane nawe. Uvugana nanjye iki? Uranshakira iki? Ariko none. Usigaye unyashoreranye nanjye. Niko niri. Ndashaka kuvugana nawe rero. Kandi ugabanye amahane n'ubushobozi utuze ngane nawe ndumukuru wawe. Telefone yashyize hasi ngaho sawa. Ndashaka kumenya icyatumye uyu munsi utajya class. Wabaye iki wabuze iki wabitewe n'iki? Ntabwo bikureba numvaga meze nabi. Wumva umeze nabi kabiri kangaho urwara ntitukujyane kukuvuza cyangwa se akavuga ikindi kibazo ntitukimenye. Ndebe nakubwiye ko umutwe se wawe mujyana kwa. Utabujyanye ariko wari kubimbwira ndi mukuru wawe nabimenye. Ni wabimbaje. Se icyo usigaye wifata nabi. Wahinduwe n'iki? Induhinduka. Wowe ibihe birahinduka nawe bagahinduka. Wahinduwe n'iki? Wabuze iki muri ubu? Uburyo bitwara gutyo. Mbimenye ko ari ibibazo ufite. brother kari long stories how long story byatare gusa ura mutipe man yateye ikirenge muri baba jama bimbwa niko nabyita tu no mutipe usigaye ukikenera kurya amafaranga atavunikiye noneho y'abakobwa Dieme yes nasema nini ibyo nkubwiye ni ukuri nta na kimwe kivuyemo kandi ndatekereza ko babyumvise neza ase komeruka twiganye twese dufite papasi turi mu buzima byaranze we byagenze bite